ariko situbiri noneho bihuza n'iki ibya uniform byo nari mbizi muri Bibiliya mbizi n'amatorero yo muri Nigeria amatorero akorana n'imyuka mibi mbishurirwa mu buryo bwiyerekwa kuko nzi imyuka iri gukorera mu bapasitoro harimo n'imyuka myinshi y'inyigisho atavuze batanafunze ariko nta n'urwo nduvuga kakanya bitwa ngo iki umugore mwihema umugore mwihema umugabo ku marembo yego Getoro ribahe harya riyobowe nande umugore mwihema umugabo mu marembo nagavuze uriyoboye ariko nanjye yakire no byatangiye ukuntu ryitwa ntago mbizi umugore mwihema ako kanda gashaka ntago nkabura pe yego iryo rikomereza noneho ibyo nibyo risigaye cyane byatangiriye okay murakoze noneho ibyo bivaho bivuyeho bafu barimo arafunga erega ibirango byose bigaragaza indaya nkurikira tuganire ubwo bari gufunga indiri z'indaya gatoya nkurikira tuganire bobo uretse gushyiramo umunyu ntuzanywe isosi y'inyama nurangiza umbwire ngo ntago ujya unywa ntago urya inyama iyi ari igiye kuze mbwira uburyo cy'umuntu yanywa umufango ntago ari igiye kuzikacanga byanga rekeraho shano kandi isosi arizo nyama ya gasosi kakabaye rekera uri ubwo bivuga ngo wimbwira ngo ntago uri indaya kandi wambara nkazo ubwo reka dushima Imana reka dushima uretse gato reka tuganire reka dushima Imana ariko reka kwihuta reka dushima Imana reka mvuga ubutumwa shamba ko bari bobo wowe uri ndabizi neza uri kuyobora ikiganiro reka mvuga ubutumwa nanjye reka mvuga agakantu reka dushima Imana kirigi murafunga indiri y'indaya indiri ibi biterane byinshi muzabirebe ingo nyinshi zarasenyutse bavuga ko bari kubaka bari gukorera Imana sibyo yego uzabigenzura aba bapasitoro benshi gutuma mbyinjiramo oya ntago nuko nyine uri kumbaza uri umunyamakuru ariko uzukuri oya ngenda ganira Imana yari yarambwiye ngo hagiye kuzazaho inzara imijambo riba muri Amose ibicengira ngo ni 8 umurongo wa 11 dore iminsi igiye kuzaza niko Uwiteka avuga nzateza inzara iyo nzara ntago izaba ari inzara y'ibyo kurya ahubwo azaba ari inzara yo gushaka ijambo ry'Imana ngo abantu bazazerera bambure ukuzerera se si uko aho ubona umuntu ajya gusenga akagenda arinda agataha ariyo uhindurira abantu kuba bigishwa abandi ba Kristo n'abakabanda n'abakabanda n'aba Kristo ntago mbizi n'aba Yesu n'aba nyirindekwe n'aba Kristo ariko mwaranutse Mana yaremye imyuka y'abarangi uzabireba ukuntu buzuza ngo takare ya baba uzi ikintu bisobanura biravuze ngo turakanye ntago tuzajya mu ijuru oya siko nabyuzi ntakada imyuka buzura imeze itya uzabireba bazunguza shining yego Imana iratubwira ngo muzirinde kuko ntarimo uranyumva nakumva kuko ntarimo muzirinde muri byo tane ntago Imana ibirimo muzabe maso yego mbaza impamvu subiza oya ntago rundi kwibaza nabajije impamvu wabazaga Imana Imana iratubwira ngo abantu benshi bafite izina ryo kwitirirwa Imana ariko simbatuyemo icyakora niho nakuye rya jambo rivuga ngo ahahoze inzu hose haba hari itongo yego Imana irambwira ngo abantu benshi batuye mu matongo yo mu mwuka aye kuko ahahoze inzu hose haba hari itongo yego noneho umuntu wamubona ku rurimi avuga ururimi ariko uzabumva aba bapasitoro noneho muranyica uriko ya baba tseke ngo baba ngo ya ngo shakari ya baba ngo tseke ukagira ngo abantu baraguje n'abantu batongereye babaye no muri Nyabingi niko bigenda ano none bagira gutya ntaho tuzajya turara ijuru bari kuri hakana kandi bari tubwiriza tuzajya nibyo baba barimo kandi bari kubwiriza yego murikira tugendana twagiye ibyo bintu ziri gukoreshwa zikoreshwa mu buryo bw'amarangamutima ari nacyo navuze ngapfa n'abantu abantu benshi bari muri opportunity yo gusana umuntu w'inyuma ariko spirituality twakinjira ni deep tugasanga barasenyetse
Okay, reka tuganire. Reka tuganire ndumuganirizi wese ndumunyamakuru Karameli. Reka tuganire. Yego. Byarangiye biti. Byarangiye ariko uyu muntu ntabwo muri kumukandira. Ariho byarangiye ivyo bintu tubimenye. Yego. Tumare kubimenya. Nsanga n'intanga mu Rwanda byaradutse. Usanze byadutse. Haduka imyuka uniform. Nibuka n'icyo Yesu yatubwiye. Muranyumva mwabantu b'Imana. Nibuka icyo Yesu yatubwiye. Ndeba n'inyigisho. By the way, ndi umwigisha. Nubwo umwigisha ari Kristo, ariko haracyari abantu beza. Yasize avuze ko tuzakora ibiruta. Banzu nkurikire. Ivuga butumwa ryose ryubakiye ku nkingi eshatu. Iri tubakiye ku nkingi eshatu. Si ivuga butumwa. Nivuze ry'abantu. Bibiliya ivuga iki? Mu butumwa bwiza bwanditswe na Matayo. Mugende mu mahanga yose. Mubwirize ubutumwa bwiza. Nta muntu ndi kwishima hejuru. Ariko mbabajwe nuko Yesu yaravuze ngo murakabakaba. Murareba ariko ntimubona. Hangazwa no kubona imyuka yarinjiriye kino gihugu. Abantu ntibabimenye ko bahumanye. Niyo birirwa bajya nukuyora ntago birarangira. Kamanze tuganire. Hari ubundi banuzi buje. Uretse gato. Ntago turi kwitugatugamo. Tuve mwibi bintu by'igipindi mwamenyereye. Hari ibintu by'icyokere musigaye mwirirwamo usuze wese ngo Imana irambwiye. Sibyo ntago Imana ari ikivumvura. Nta nubwo Imana ari kagoma. Kivumvura igira ngo vuga hariya mwirirwa. Ntago Imana ari buvuzera. Imana yaravuze biraba. Irategeka birakomera. Ntago Imana yigeze ivuga ijambo ntiririnde. Ariko uzatinye iyi myuka yaje ibwira abantu buri munsi ibwira umuntu ngo tandukana n'umugabo abyaye gatanu. Umuntu agasenya urugo rimwe akubako gatatu kane ngaye mu pastor. Uracyari pastor? Kumva ntacyo bimubwiye. Wavuga ngo ni ibicamuke ngo ni inzererezi ngo uratukanye. Urwandiko rw'Abaroma 8. Sorry. Yob 28. Mazibwira umuntu kuba witeka nibwo bwenge. Kandi iyo umuntu ari umunyabyaha aba ari injiji. Ukitaza ubwenge utajijutse ubujijwe. Bujijwe bitwa ko bujije. Icyo rero reka tukivuge. Ndumva nshaka kuvuga ukuri kandi ndakuvuga rwose. Ushize amazi. Ureke tuganire kandi. Ndahari pe. Icyo kintu noneho rero usoma Bibiliya. Usomye Bibiliya mbihuza n'ibyo nzi spirituality mu buryo bw'umwuka. Mbihuza n'ubutumwa nari maze iminsi nanga. Cyane ko Yesu yari yambwiye ngo ntago Imana irarangiza gukora amasuku. Amasuku. Kandi ari mu idini. Akajya mu rusengero ari indaya. Agataha ariyo cyangwa agataha mu ndaya mu rusengero. Agakiza kaba kataramugeramo. Agacyura abagabo ahubwo mu rusengero. None se umuntu akizwa kandi ikibazo gikomeye. Kera twakizwaga twirukana indaya. Tuzisanga hanze tuzibwira zize mu nzu y'Imana. Uyu munsi zaratwinjiranye. Nizo zari ziri kuririmba. Nizo zari ziri kuyobora amateraniro. Ubwo byaya ningo zasenyutse. Abagabo bakabura abagore babo. Ngo mwagiye ngo muri Grace Room. Ngo mwagiye hari n'ahandi. Ngo overnight. Reka mbendetse. Hari n'ahandi vuba. Biraje. Ntago ari bikabyo. Ariko icyo nkubwira irondura imitima nusoza kubijyanye na uniform itumbwira nkwibariza kandi. Yego. Uniform rero ndebye mu Rwanda nsanga ino twarabyatuye. Byatangiriye mu makorari. Oya ntabwo byatangiye mu makorari. Hari urusengero byatangiriyemo. Aba bapastoro bari basigaye basauranwa abakristo ngo n'abahanzi ngo n'abastari. Byari byararenze mu gukorera Imana. It's a business. Uretse na business birenga business urusimbi. Aho abantu baririmba bahembwa. Ntago tuhazi. Manese arico bitwaye. Nimba pastor yinjije nimba pastor yinjije akabati mwana wanjye nawe baho ari ikibazo. Intego rero Imana icyo nyikundira igire ibintego. Finahoma rero ngusobanurire wakagira Imana we. Yego wamfura. Naje gusanga intanga bihari. Nkoze ikiganiro. Abantu barantuka. Aho ngaho umugabo marembo umugore mwiye. Abantu barantutse. Barantuka baravuga ngo mvuze Grace Room.
mvuze kabanda no rero niho se ndushaho gukora inyigisho ejo bundi uvuga kuri uniforme ndushaho gukora inyigisho nkoze nk'eshatu numva Bakame nawe ngo yabivuze kuri Twitter njye simba kuri Twitter yego numva none abantu ati iri kumukurikirana ariko nkunda leta nayo ati tugiye kugenzura turebe yabaye nkande nk'aba marayika Imana abandi batatse bati tugiye kumva turebe nimba ibiri Sodoma n'Igomora nimba ibyo bahareka ari ukuri koko leta ni mu mwuka w'Imana erega leta ni abaturage kandi leta ni abantu ubwiwe n'iki se kababikora bataba nahasenge ntabwo abantu bose intego zibazana ari ugusenga hari no kuza turebe ubwo baba bahateranira agira impamvu yo kuvuga izi nyigisho ubwo baba impamvu y'Imana cyangwa ni impamvu y'ibindi bintu uranyumva neza ntabwo wamenya umuntu ni igihugu kirekire bobo nisanzure rigari ringana n'imitekerereze yawe icyakora uzi umuntu bingana nuko yakwishuriye ntabwo rero wamumenya icyerekanye ibyo birangira muzi ikindi kiganiro menera abantu amabanga cyakora ndashimira aricyo kirakoraga kirimo babubakira hejuru y'ubuhanga bw'ingurube ndashimira Imana baretse gato tuzabigaruka ariko kiriya ndashimira Imana ko harimo abantu bazi kwitegereza bakagenzura yego erega nabo bose uri kuvuga ntabwo bamamaye kurenza Rugagi ubuse Kabanda yamamaye kurenza Rugagi aracyahari Rugagi ariko aracyahari none se Kabanda warapfuye ejo bundi yanamuvugaga rwose Kabanda wese arapfuye nisabaye ariko uzi ijambo yavuze Soni bani abantu batazi kwanariza uzi ijambo yavuze inde Bishop Rugagi yaravuze ati unyigireho unyigireho witonde unyigireho ngiye nakodesha gasera na hoteli yego uri hano Nyarutarama unyigireho noneho tuvuye kuri uniforme tujya kuri iki kintu nakumvisha rero byarangiye abantu bandi kandi ageze mu kirenge cyo rwego ndatobora ndavuga nti nta mana ihari yego n'icyakora hari ubutumwa bwitwa emotion amarangamutima bw'amarangamutima ukurura bako urubyiruko rwose rwe rwarahashiriye nanjye sinabura abandi bati ari gufasha urubyiruko ariko gufasha urubyiruko rwakizwaga ariko sha none se ruwa yabatije agasubira kubango ntazongera ntazabura gusambana nkubaza uramubatizo warawubonye nicyo twe tugiye kugeraho ni kuriya twahatizwaga abantu baganaya batizwa nkurikira yego nagiye mu itorero mbarizwamo ndi umukozi w'Imana ADPR havuga ariko ntacyo atwaye nuzuriye umwuka wera muri Kiliziya Gatolika ibyo muyama nka ADPR ntabwo ushobora kubatizwa ukuzuzwa nagiye muri ADPR ngiye gushaka umubatizo w'amazi menshi unkurikire tuganire ariko uburyo bambatijwe nabatijwe n'umushumba witwa Celeste yego yarambwiye baradufata gutya ushyira amaboko mu kiganza wamara gushyira amaboko mu kiganza ugahomereza wamara guhomereza akagufata hano mu gitugu yarangiza akakwirika wibiramo neza nta kantu ko ku mubiri gasigara none baribizamo umuntu amaboko akagaragara akaza yarambara ari umupfu ngo ni umubatizo leta none se si umubatizo wo bakuzura umwuka wera abantu bakaruka deliverance none abantu bakorwa deliverance mu mubatizo nimba nakorwa deliverance mu mubatizo arayitabera deliverance itakabereye imbere y'umubatizo urashaka iyo mu cyumba abari igice mu cyumba he none niba udashaka iyo mu mubatizo urashaka iya byaramenyekanye nimba bitaramenyekana bizamenyekana nyine icyo wirirwa mu rusengero Imana nibibone ugatanga amaturo yawe Imana nibibone byaramenyekanye bitaramenyekana bizamenyekana Efurayimu we ivanze n'andi moko Efurayimu ivanze n'andi moko niyo mpamvu imbaraga z'ukuri zagushizemo nimwemere ko mwayembayembye ekute my friend ekute bobo nimwemere ko mwayembayembye inde nande Imana yarambwiye abagenda bayembayemba ntago ndimo banzu nyumve Imana yarambwiye ngo iki kirere iki turi gukoreramo kirahumanye hano iki turimo cy'u Rwanda imbaraga z'abera zaramenagura u Rwanda rurahumanye wivuga ibyo ntavuze utanteranya n'igihugu ni ikirere vuze ikirere ku bantu mu isi y'umwuka mbwira ngo u Rwanda rurahumanye u Rwanda z'uruhumanye nk'abandi none si ikirere nakubaza u Rwanda rwaba ruhumanye nk'abandi ikirere cyahumana tukaba tukiriho ni icy'umwuka
aze no kudufasha aze guhagarara rwose kuko umukiranutsi umwe reka tuganire ni icy'umwuka murekera ni ikirere cy'umwuka murekera tuganire ubu bubyutse mwirirwa muvuga bwuzuza arena tukabona indaya ziri kwiyongera n'abasinzi kandi urubyiruko nirwo ruhuzuye muratubeshya nese ubundi bazakizwa bose isi yose izakizwa ariko amajorite abajyayo bakagombye kutwereka nese abajyayo ntibakijijwe bandeze abajyayo nawe agakiza wakabonye Imana se kita ku murimo wayo ikayurwanira ishyaka byagenze bite nese hariya kunyuranya n'amategeko hari ikibazo navuze ibintu murambwira ngo navuze ngo nabeshye ngo Ernest ngarasize ngo nyirinde ko arasizwe yawe koko narabibonye kasize akareka tugaruke narabibonye kasize ngo yabatije yavuze ngo baraya ntashobora kubura we yaravuze ngo Imana irambwiye ngo umuntu uri buza gutangira ituro Imana iramwandika mu gitabo cy'ubugingo uwo ni Ernest ni Yongwe ntabwo ari Yongwe bimubeshye ni Ernest abivuze Imana yandika abantu mu gitabo cy'ubugingo kuko batanze amaturo bivuze ngo abakene nta bugingo bazabona oya ntabwo ari byo ariko Bibiliya iravuga ngo bafite ishyaka ariko ishyaka bafite si iri shyaka riva mu bwenge kuko basuzuguye gukiranuka kw'Imana umva bazo gukiranuka kw'Imana biremera kwabo nibyo byatumye basuzugura Imana uyu mubatizo nawo wari ukomojeho kuvuga yabatije abantu 500 bakuzuzwa yewe ntago nishimiye bakuzuzwa umwuka wera ntago nishimiye ko leta yafunze kuko umukwabo operasiyo y'Imana iracyari ahubwo mbabajwe n'abantu bari mu icuraburindi batigeze babimenya ariko nshimye Imana ko igitwikurura uri kuzuzwa hara mu batizo ntago wemera ko ari umwuka w'Imana si umwuka wera ntago umwuka wera akora kuri kuko nge narawuzuye kereka ahubwo iki bibaza byenda Bibiliya ivuga ite nk'ikiri umwana iyo utaramenya kuwugenzura iyo ikibazo umuntu utarawuzuye naho ngewe narawuzuye navuze ku rurimi rushya nderekwa navuze numvise umwuka wera guya iyo umuntu atajya akiri umwana kandi iyo umuntu yuzuye umwuka wera tureba Samusoni arahanura nuzuye umwuka wera nawe yakorwa yamenya ko ari we koko ko iyo umuntu akiri umwana kuwugenzura bijya bigorana ariko kuwugenzura ukamutura hasi ariko se umwuka utura abantu hasi abantu bose nta mbaraga bagira ese Pawulo w'igicucucu cye ntabwo cyakizaga mwuka wambika abagore ubusa ni uri gushyigikira uwuhe wamukanye ni ndari wabo no bambitse ubusa ariko nta wamenya ntamwe wagira ngo baba batuba hari ukuntu mubaza ukagira ngo muri intumwa zabo wagira ngo murabakorera ni ukuri mujye mureka mbabwize uko tatuye ngo dusobanukirwe twe tumenye bobo hari uburyarya mugira hari ukuntu mubaza mugasanga si ishyaka ry'Imana ni ndiyene oya ntabwo ndi mu murimo w'Imana utareka ngo tubwize abantu yewe sindi mu murimo w'Imana ndi mu kazi none ugire karo mbwiza abantu kuri ushaka kunsindagira mu kuri kwawe we babwiza ukuri none reka mbabwire ibyo yewe ndi mu kazi nakubeshya abantu reka ngende mu kazi ngende gukorera Imana rero ngende mu kazi mbaza rero mu nyungu zawe ariko nanjye nsubize mu nyungu z'Imana wibintwara ahantu ngende kujya kubera inyungu zawe ndi kwishakira amakaviyuzi gashaka Imana inakagura ariko nanjye reke nkorera Imana ngira umusaruro mbona rero mbeshya ngo ni umurimo w'Imana mbaye babateka mutwe ngewe rero yego ntago wanyishe ku iki kiganiro ahantu njya nishyuza sibyo ndi kuvuga ibi ngibi kuko ndi gukorera Imana Bibiliya yaravuze ngo nimugire ishyaka ry'ibyiza ninde uzabarwanya Imana yabwiye kandi ngo nukora ibyiza ntuzemera ariko nutakora ibyiza ibyabyo tugiye ku rugi rw'umutima wawe kandi niweho byifuza arabanga ariko ukwiriye kubitegeka hari abantu maze iminsi mumbwira ngo ariko ngo ntugace ngo urubanza ngo mukozi w'Imana ngo Bibiliya iravuga ngo mureke ngo amasaka ngakorane n'urukungu Bibiliya iravuga ngo mwararangaye umwanza biba mu rukungu none natwe turangare se tubona urukungu ubuzima n'ubu ntirwameza ntirwenda no kwera ubu se rwarameze leta igakora birehe ntabwo leta yarangaye ntabwo mvuga leta ndavuga abakristo ntabwo rwendaga kwera kubera ko Imana iri mu kazi ubu ntirwameze ntibyarangiye ntabwo rwameze iri kurukuramo iri gukunguta forode zose rega Imana iri kuzifata mbiri ahakubwe none se irakuramo ibitarameze forode zose irakuramo ibitarameze reka ngubwire ijambo ryanyuma ujye wambaza igiti cyose kitatewe n'Imana Imana iri kukirandura iri kukirandura akurikiyeho ibihe nabyo muzabibona ibikurikiye mbivuge muvuge ko ndi kwishima hejuru abantu oya hari n'izindi zikomeye none se kuki uvuga bimwe bindi ukabireka
hari ibyo utinya. Reka tubare ibiterane bitewe n'inyungu zawe. Reka tubare ibiterane bitewe ni umenye ko mfite abana bane. Nge nta numwe. Maze gusenya ubwami bwa Satani kenshi. Nge nta numwe. Reka ngende gake. Nge nta numwe. Nge nta numwe. Ubwo ninde waba ugiye ahombye? Ninde waba ugiye ahombye? Ni ngewe. Kuko nyine. Yabyahoreye ninjye waba uhombye byihorera baba. Bose wabombye. Papa nimba nawe wumvishije ubwo buryohe bw'umwana. Aha. Impore homo. Kankwibariza. Katubari ibiterane bikomeye mu Rwanda bisigaye. Ibiterane bikomeye mu Rwanda. Ba nyirabyo barabizi, so ngenda bizi. Nyine reka mbikubwire. Tubwire uko ugiye kubibonaho nabi. Icyambere. Afrika haguruka Apotre Gitwaza. Muri Zion Temple. Iyo nayo nzi nane kibi cyayo nyize. Afrika haguruka nayo. Cyo gitana cyangaruka mwaka. Kibazo cyayo nyize. Ni kirejejwe. Nakubeshye nta kirabimbwira. Nta kirabikubwira. Ikintu nteretswe. Yego. Nsimbe mfite amakuru n'ibihamya by'umuntu wampemukiye. Ntuzantume mbeshye. Nanjye nabuye ngubeshye. Ese nabuye ngubeshye. Afrika haguruka ntacyo nyize. Yaba spirituality mu buryo bw'umwuka. Yego. N'ubuhamya nta kibimbizi. Kuko Gitwaza nagaratura abantu hasi. Irenda no kubejo bundi muzitabire. Hari abantu aratura hasi. Hani giheka batsinda. Hari nibindi, hari izindi forode Imana izafata. Reka nyine forode amamodokari. Forode amamodokari. Aho ngaho turi ko. Icyo kireke. Munambaza ibindi. Icyo tukireke. Hari izindi forode amamodoka. Hari ikindi kijya kiba ngaruka mwaka. Iki? Umugore mu ihema, umugabo mu marembo. Ibyo ntabyo nzi no bivuze. Kwa Minyoni. No bivuze. Akose. Toto yango dusobanukirwe. Sobanukirwe iki? Tumenye. Aravuze ngo nimumenye ukuri kuri niko kuzaba bato. Yego. Yes. Ushaka mvuga iki? Wagiye nyine oya nago mvuga nago. Navuze ngo n'amamodokari tuzamenya subusa. Abayafite aho bituruka bitaramenyekana bizamenyekana. Ernest arangije urusengero bararufunze bamaje kurufunga aragenda ubari kuri YouTube. None se umuhamagaro nyine arahagaze. Nagurese mirakomereza kuri YouTube. Urakeye mana. Urakeye. Abawe. Irondo ryivanze n'ababandi. N'ibisamba. Adiriye turasa nkaho turimo tugenda dusa nk'abagana ku musozi. Kumbaza se wabirangije. Ntabwo uri kunsubiza. Iki? Ese ko atuye ngo ari nibindi bigiye gukomeza bigira. Waduyishuriye Imana izumva no muri ADPR. Imana izanyuza mu mweyo. Izakoropa umucanga n'umwana. Muri ADPR ntiyanyujije mora. Nakaraba. Inkwi n'amazi biri inyuma. Umwana reka nguye sample gatoya. Yego. Umwana urumva Samson ngo yaravite igishirira. Ngavite igishirira ngarazunguza. Ngazunguje ngo kigwa mu mazi. Ngo kiguye mu mazi, ngo umwana ararunguruka. Ngarunguruka aravuga turavuga nk'impyiriri. Ngewe iki ni igishirira. Mama ari inyuma. Mama w'umwana rero ari inyuma. Muri kubona ibishirira. Ubwo muri ADPR namwe yuranyuramo. Ariko se ibyenda kubera ko nimba uri umufana ibyo byihorera ariko nimba turi mu nyungu z'Imana umwe yuzaca yewe uyu mwanya uyu munota nicaye kuri YouTube channel umva nkurikira tuganire umwe yuzacamo nta naho utagiye guca hose nta naho nahakomeye nibyo muvuga ngo birakomeye sike sikoneye ubwoba ibintu byose bitari mu nyungu z'Imana shyiramo X none mvuga ukuri zikamwe ayo zitahanye turabwirwa niki ibiri mu nyungu y'Imana rega icyazo twebwe batuye dupfiramo ariko se nkurikira tuganire gato rero namwe muraducanga ijambo rivuga ngo ntacyo nzakora hamenyesheje intore zanjye urarizi yego umuntu wese uri maso nabe mu mwuka Imana iramwikeye reka tubeseri hano na Deriye katubana se tubeseri hano tubeseri gute rega abanyamakuru ndabazi ngiye murambwira anga nshobora gutakaza ijambo kuri guru kuri garwa bizanga reka nkubwira akarenza umunwa bwo reka tubeseri hano na Deriye reka tubeseri hano ikibazo nahoze nkubwira ngiye tugira nahereyeho abavuga butumwa n'abahanuzi muraducanga muza mutubwira ko haraho Imana nyirije umweyo bite n'imikorere itari myiza Imana ariko Natani ariko tukibaza ngaho hano ni igihe cyo guhanura nka Natani muri Bibiliya kubera ko iyo Natani akiza kuvuga ngo umva
ngo mwami Imana yambwiye ngo warenga gatama ngo umupfakazi wowishe mukawo uri mbere yo kugira ngo bavugane igihanga cya uri cyari gupfa urikira tuganire hari ibyo wavuga bikakwica adiriye buretsana tubwizanye ukuri sibyo tubwizanye ukuri nimba we muvuga butumwa cyamuhanuza Imana ikwishuriye ahantu bari gukozaho ibiganza cyangwa se bari kuvuga amagambo yanduye bari gutambamo ibitamba ubuse ntabyo mwacicitse by'abantu mwabonye bashyira amavuta mu ngunguru mwabicecekesheje ntabyo mwabonye bashyira amaboko mu Bugande ariko byaragaragaye ko batabivuze ari ukuntu abanyarwanda muri ryari oya uretse gato muragenda mukorobeka ishwi mami wacu dadi wacu time will tell my dear umva ikibazo mbiriye cyo ntago kirarangira kirabaza ngo agatoki karenze ibyo mvuga nibi cyari urashaka mvuge ngo wewe ngo kanaka uri muri ico nawe ufatanyije mu kwica abantu bari hano batahaze mwazatubwiriye ata kuki mubivuga bibaye ibikize abahanuzi n'iki gitare mwabivuze bibaye ibize ibyo muri Grace umuntu bivuze bibaye nyine wavuze igiterane cyabaye ibyo gufunga insengero nabivuze bibaye tugehe ubuyobozi nabivuze bibaye ubundi idini ryemewe n'irihe mu gihugu iki idini ubu dusigaranye ryemewe n'irihe umva idini bibiri ivuga nirifasha imfubyi n'abapfakazi rikabasura mu mibabaro ubwo aho twari turi dusohoka urikira tuganire gato umva ijambo rimwe mu Baroma 18:14 abayoborwa n'umwuka w'Imana nibo bana b'Imana umva nirindi ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana ibice 4:21 umugore nyizera igihe gerageza ndetse kirasoye ubwo abasengera data mu mwuka bakamusengera no mukuri data ashaka ko bene bamusenga Imana no mwuka n'abasenga bakakusanya mbwe no mwuka kuko amasinagogi agiye kuba birahendutse muri iki gihugu uyu mwana uri gukizwa uri gushaka gukizwa arabwirwa n'icyaho ukuri ubusa arabwirwa yobora umwana randata umwana igihe twavugiye uyu mwana afite ikihe kibazo erega ikibazo umwana nta nubwo amenya umurozi wibuke ko umwana ari igisekera mwanzi ariko se urabona akizwe uyu mwanya agahita yuzuzwa umwuka amenya umubyeyi uyu mwana yahamagawe nande yahamagawe nande ni igisekera mwanzi ni gukubaza yahamagawe nande yabwiwe Yesu bose bazatubwira Yesu rero namwitabe umwana azamuyobora kandi umwana amenya nyina akamenya na se aho na nyina akamenya ariko nanone amenya se akamenya na nyina wibuke ko uwumubwiye ati ngwino amubwiye Yesu ariko se na aburetse gato nkubaza adie muraducanga kuvuga ngaho nagira umwana ngiye mfite umwana nta wundi muntu ajya yego ariko nyina aramuzi na Salomo surugero rw'umwana suri kumbwira aho none muri ibi by'ubumana kugira ngo tugere kuri data hari abatugezayo batwereka ngo inzira ni umuntu uzakubwira ngo araca kwa mami kugira ngo agere ku mana ahubwo azamujyana mu kuzimu ariko acayo kugira ngo amenye se acayo kugira ngo amenye se nta bantu ujya ubwiriza ngo bakizwe bari bapaganye mbereka Yesu ntabwo mbabwira ko ndi Imana aho none nimba ubereka Yesu n'abandi nabo baza bavuga Yesu Yesu yego turabatandukanyiriza he Yesu wowe ni Yesu ukiza ni Yesu ukiza indwara Yesu ukiza ibyaha aho ntabwo bavuga Yesu ukiza ibyaha bavuga Yesu utanga amamodoka bavuga Yesu utanga visa abo se barihana bavuga ingoki abo barihanisha ntabwo aho kandi ibyo bitari byo twicaye aha biri gutuma aha nimba abo batihanisha uyu mwanya kuki babayoboka ahubwo nyine buretse bazi impamvu kuki babayoboka nimba batihanisha intego zabanyiri muhamagaro nimba batihanisha imihamagaro ni myinshi nimba bihanisha batihanisha uyu mwanya tukaba tubona hari abihanisha bavuga ngo ngwino wihanisha bakabatiza mwagize ikibazo ku mubatizo wa Grace babatije abatakijijwe tuganire kuri kwa Bibiliya ahubwo nawe ukeneye gukizwa nimba ukirebera agakiza mu mubatizo none se niba babwirije agakiza nanjye nkuwa bambwiye Nyabihanga Samusoni w'umukonikoni uramuzi nanjye nagiye kubatizwa bambwirije c'est biblique inkuru za Samusoni w'umukonikoni urazizi Samusoni w'umukonikoni ngo yaracuraguraga agaterekera karuga agashikira abantu akavuga ati Imana igiye gukora igiye gukora ibi ngibi ngo Petero na Yohana ngo badutse bavuze ubutumwa ibyiwe birafeyiringa aba faiblesse abaye faiblesse aravuga ati reka ngende nanjye ngiye kubatizwa aravuga ati reka mbatizwe urumva Samusoni ahindura umuvuno ni Simoni w'umukonikoni Simoni so Samusoni byose ni kimwe ni Simoni w'umukonikoni mvuze Samusoni ko yinguye ari we ahitavuga ati nangari ngiye wavuze muranyumva neza Samusoni rero cyangwa Simoni
arangije arababwira ati nibiguzi iki nabanange mukamba kwizimara ubundi narangiza namwe mugacuruza ubu dufite abantu babonye kurindira ibya Yesu baragura baragenda bajya gucisha muri Nigeria abandi bajya muri Ghana abandi baragenda bajandika intoki zabo hano mu Bugande baraza ngo baratuzaniye mu Rwanda ngo batuzaniye imigi ariko sha if we don't to change the change will change you ariko sha timuyoba Imana ntinegurizwa izuru latayamoni ubibira mu yasarura kubora ariko bibira mu mwuka asarura ubugingo simwe mwandoranije ninjye wabatoranije mbashyiraho kugira ngo mugire gute mwera imbuto nyinshi kuko turabo yaremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu umuswari yavuze ngo tangu zamani wakati wa kuomba mwanadamu akakuja mbele ya Mwenyezi Mungu akatazama msalabani akaambia Mwenyezi Mungu nikajua kama habari kama wewe una nguvu ya ushindi una nguvu ya uwezo Baba mimi nakutazamia hivi unipe miujiza unipe Baba nijaze nguvu zako Baba Mwenyezi Mungu atakujaza wewe usiogope mtazamie msalabani mwache watu siku naangalia macho ya watu kama mnatazamia mwanadamu hautapata kitu wewe tazama msalabani kwa juu kwa msalabani hana nguvu Mwenyezi Mungu ana nguvu wewe unaleta ugonjwa wewe mimi naenda wewe mama yangu uko mama wangu ngoja niponye atakufanya nini wewe ambia Mungu wewe ana nguvu ya kuponya ndio Iman bela fodra. Waambie. Amina. Imana ni ifite imbaraga zo gukiza. Biblia yaravuze ngo kuko narindi zina twahawe mu isi yo gukirizwamo ntabwo ari izina rya apostolo ntabwo ari ntabwo ari dati ntabwo ari mami cyo ni cyubahiro cya gafifi mwihaye mukagira n'abesikoti mu Rwanda hangaha hasoni harabagira sikoti mu ariko mureke tuganire gato iki gihugu nanjye nkigendamo yego herega nanjye ndi umwana nk'abandi cyarambyaye sha ndi umunyarwanda umwene gihugu ariko ndi umukristo iki gihugu turimo nicyo kugendana escort ibi bintu mwihaye bya gafifi nga potere ngagira nga escort kugera kuri apotere ngo kaka ngo amarandevu ngo 70 no kujya kwa meya dusigaye tubabona bashyizeho uburyo bwabo bworoshye meya yobora akarere muna yoboye urusengero arangije ariremereje muze mwambaye amanifomo y'imyeru umukene se nana chonga sana muchonge Bibiliya suke yatubwiye siko Yesu atubwira n'ingenzira ni nanjye kuri nta ujya kwa data ntamujyana muri Yohana ni kwavuga timuhagarike imitima mwizere Imana nanjye munyizere ngiye kubategurira kuko aho nzajya namwe niho muzaba muri Kristo Yesu niwe abamukuri mureke ibintu byo gufika kandi mujye mubwiza abantu kuri nawe warabwirizaga uri umuvuga butumwa ibyo kumbwira ngo uri mukasubira mu murimo ntago kuba ndi imbere yawe kamera si bituma nakubwiza ukuri Tatawe yaravuze ngo mukorere Imana nk'abantu bazapfa umurimo ngujyamo nyuma ntago ndi kugukanga ariko ibi bintu urabizi ko iyo ibya Yesu utabikoze neza bitera umwako umurimo ngujyamo biragusema ibi bintu birasema bitera umwako iyo umuntu abirimo bivangavanga mwaraje musuragurira mu murimo w'Imana abandi muzana diyara abandi mukora ubusutwa ngaye mu pastor ngaye mu revera ngaye mu cardinal ngaye mu ngo huyu we abo yakirije ibimuga nabo yakirije abafite ubumuga bwo kutabana no kutareba arabagirije bate yo hozana hayirguje mu izina ryawe haleluya amina mukandi kanya bukeye baravuga ati baraba n'umunyamwuka mina mumubohora ahubwo mutubohore kiriya gisamburiya witwa umwami w'abayuda ngiye muranyemera nimunyemere nemera kuri kwa Bibiliya ubwo turaza gusanga nabo ngabo uri kuvuga nabo nubwo batemewe nabo wasanga bari mu ruhande rw'Imana ariko se mwatuje ko tuzabamenyera ku mbuto zabo kigiye kizabitubwira Yesu ataraza guhemba Imana izaduhemba ibikwiriye n'ibyo twakoze kandi si Yesu gusa uzaduhemba isi nayo ari ibyacu izatugenera bidukwiriye nyine ubwo bivuge ariko watuje kutemera abantu kutemera abantu tuganire umuntu wese agiye kusindagira bingana n'imvune yawe kutemera abantu ninde kubiye ko ntabemera kandi utemera amavuta yabo abonemera se ni ngombwa kuza nk'abato ubwene igise ko abonemera byene ntago mubazi allo bariya ntago bubemera mu Taroma ntabemera se ninjye wabaremye ngeze mbarwanyiriza ikindi Imana
icyo nanga ni amafuti yuko mubeshya abantu Imana kandi mubabeshya kandi muzi ukuri. Ariko birabango nimuhamenye ukuri mukakwiziba urubanza ruba rubagiyeho. Ntago ari ikibazo cyo kutabemera ntacyo mpfa nabo. We wakemera wakanga umuntu utazi ataha. Nabo nyene ngishari ngabanyarwa. We wakanga umuntu. Wowe iwawe ndahaza. Uretse ko twahuriye mu murimo w'Imana. Ndakwanga nzi wawe nzi wani. Ko nasanze murimo muravuga kimwe n'abarangi. Which? Repeat again. Repeat. Ganiro merutse kubona uhurizaho na Mugwiza na gutangaho urugero. Kukiri kwemerwa nabo nawe. Ananga iki? Urugero. Uzi ko banaravuze ukuraga kumva. Bivuze ko nakoze icyaha. Ahubwo bivuze ngo uri muraho ukura abarangi. Ahubwo ufite ikibazo wowe. Ufite ikibazo gikomeye. Gute? Bibiliya iravuga nimwanga kunkorera n'ibiti bizahora n'amabuye. Ubura Mugwiza ari mu murimo. Ubwiwe n'iki? Imana ifite abakozi benshi. Mugwiza ari mu murimo. Gukorera Imana no kuba umwana w'Imana uzi kubitandukanya. Uzi kubitandukanya. Umwana w'Imana n'umukozi w'Imana uzi kubitandukanya. Ubwo bizira ntongera kugira icyo mbaza. Ubwo n'umukozi w'Imana. Ntago nakuburira icyo ngo nkubwira. Ubwo n'umukozi w'Imana. Nagize umugisha Yesu yaramamagaye. Ubwo Mugwiza n'umukozi w'Imana. Ntago mbizi. Ubwo nje sinanamuzi. Wifashe ute kumva gutangaho urugero ko wavuze iby'ukuri. Kandi ari bavuga ko ari umurangi. Mugwiza. Buriya yumvise ari ukuri. Maso wabuze umuntu kumva imyumvire ye. Nimba yumva kimwe ibintu nanjye ni ikibazo. Ese kuba tutemeranwe ibintu bivuze ko turi abanzi. Oya. None se nimba adafite ibyo yemera mu madini. Muraba umwanzi nawe. Ni umunyarwanda nanjye nkabundi. Ibyo bindi byihorerere. Kuko ari ibyo ngibyo na Rutayisire ajya yicarana na Rutanga rw'amaboko. Kandi Rutanga rw'amaboko ni umupfumu. Allo kandi gira ngo mwakoranye ikiganiro. Nande? Na Rutayisire. Sibyo uri kuvuga rero ngira ngo biraciriritse. Allo Adrien reka tugushimire. Ariko yutanye ugobeka amabo twakoranye. Tutansoza ikiganiro. Ndumva uri kumbwira ngo yanyemeye ngo n'umurangi. Ariko nawe Rutayisire kandi yishana nande n'abapfumu. Ngira ngo nawe mw'Imana. Wese gutaye mubajije. Endeze. We. Uzinamubajije iki? Ariko n'umunyarwanda. Uzinamubajije. Oya ni nta n'icyaha kirimo. Ose tugomba kubwiriza abo tutareba cyangwa tugomba kubwiriza abo twegereye. Adrien, hari icyo Imana yabashize ku mutima wa kitandukanye n'ibyo twagiye tukubaza. Ijambo nababwira. Nagize ngo uwo mwanya ukidusoreza uhita dusenge. Nababwira ni kimwe. Kiri mu rwandiko Paulo yandikiye ikintu cyitwa abakorinto. Mu bice bitatu. Nimwe rwandiko rusomwa na buri wese. Ibyo dukora byose tumenye ko turi urwandiko. Kandi irindi jambo nababwira riri mu rwandiko Paulo yandikiye Abaroma ibice 8:27. Haravuga ngo kandi kubakunda Imana byose bamwe bidufataniza no kutuzanira ibyiza. 28 aribo bahamagawe n'Imana kera nk'uko yari yarabigambiriye kera. 29 abo yamenye kera yarabatoranije. Abo yatoranije yarabahamagaye. Abo yamagaye yarabatsindishirije. Abo yatsindishije abaye ubwiza. None tuvuga iki 35 ngo nongeze. None tuvuga iki ubwo Imana iri mu ruhande rwacu umubisha wacu ninde. Yatanze ubugingo 3 yatanze Kristo izaburite kumuduhana n'ibindi byose. Isengesho riri muri Zaburi ya 90 ngira ngo ni 90 utwigishe kubara iminsi yacu mu buryo butuma dutunga imitima y'ubwenge. Zaburi ya 91 uba mu bwisho bwisumba byose azama mu gicucu cy'Imana ishobora byose. Ijambo rimwe ravuga ko yankunze akaramata nicyo nzamukiriza. Umurongo Zaburi 91 nzamukirira uko yamenye izina ryanjye nanyambaza nzamwitaba. Nimwambaze Yesu nimube mu rwisho rwisumba byose muvana amaso ku bantu mutumbire Kristo mutazamie msalabani Mwenyezi Mungu atabashindia. Imani izabaneshereza. Usikuna tezamia macho ya watu hautapata kitu. Tezama msalabani. Tumbira umusaraba. No hari imbaraga zo kunesha. No hari ibyiringiro by'itorero. No hari imbaraga z'agakiza no gukomera no kumenyekana. Na icyubahiro cyagafifi cyose zeri fita amatwi. Igihe cyose uzazamuka ku ntebe utazamuwe n'Imana ujye umenya ko intebe yakuzamuye umunsi yahanandutse kagwa muzavunikana amferte yamine. Uri Imana yo kubaho. Uri Imana y'imbaraga. Tukoze ikiganiro kandi kirimo ubutumwa bwiza ndetse n'umuburo wawe. Sinshaka gukora ibyo abantu banezererwa. Ahubwo ndashaka gukora ibyo wowe wishimira. Ukandeba ukabona ndi umunyamumaro hamwe n'abanyamumaro bawe abo witoranirije. Tukoreshe rero iby'umumaro hamwe n'abana bawe. Ubwenge bw'Imana bukorera imirimo muri twebwe. Amen. Amen.
imana ibaha umugisha kandi yesu abahaze ibyiza.